Guys, mumeze mute abantu banjye nizere ko mumeze neza kabisa. Dukomeje kubaha ikaze abantu mugeze kuri uno muyoboro wacu, kuri no televiziyo yacu, kuri no YouTube yacu. Bwa mbere tubaha ikaze kugira ngo muze mubane natwe. Gahunda y'umunsi rero nkuko mubibona turi kumwe n'abashitsi, turi kumwe n'abatumirwa bacu benshi, murabona bameze neza, n'abasirimu, n'abanyamafaranga murabona ko n'abanyamafaranga, amafaranga arabasa siko bimeze. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi abatumirwa bacu turi buganire nabo ku bintu byinshi bitandukanye, kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza siko bimeze. Muratwibwira kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Ntacyo bitwaye fresh. Njye nitwa Gilbert. Jib Gilbert. uri umwogoshi se? Ndi umupasiteri. Gilbert akunze kuba bogoshi. Ndi umupasiteri. Nkuko bisanzwe ngende Alfonso Erihiro. Alfonso Erihiro. Iki? Na Alfonso Erihiro. Alfonso Erihiro. None se Alfonso ryari rya kera. Na Alfonso cyane Alfonso. Ngo na Alfonso mani. Cyane Alfonso. Ariko mani Umusamariya. Abasamariya ibi bintu bisubwe. Sigaye numva ngo ba Brigitte ngo ni Bijou. Sandrine ngo ni Sandra. Urumva? Noneho Solange ni basoso. Uretse ba Solange ni basoso. None Alfonso yo aho kubona Alfonso bro. Nibura yagombaga kuba Alfonso. Twabaye civilisement, ntitwabaye civilisement. Buretse wari wivuga ndagukura mu kiganiro. Buretse ndikuwivuze nawe noza kwivuga gusa ngo haye kumvuga amagambo abiri no yarenza ndagufata ingoto warambyaye urashaka kuntege kuko mvuga n'ibyo no renza abiri ku izina ryanjye Soso ni Solange sibyo? Brigitte ni Bijou. None Alfonso nibura iyo agenekereza muri iki gihe neza byari kuba Aruru cyangwa Arufofo. Sibyo Musamariya turi nabaje Gilbert byabaye za Gilbert. No Gilbert ni muri Gilbert. Alfonso Jiba. Ubu buretse gato noneho aho kuba Arufofo cyangwa Aruru byabaye Alfonso. Bivuze yahinduye iki? Iri zina rero icyo rivuze. Ibisobanuye iki bundi? Alfonso ubundi muri make ntabwo ari Ikinyarwanda, si n'Icyongereza by the way. Ni Icyesipanyol. Okay. Hajya muso kwanga agira ute? Akwita nabi. Oya none ari n'izindi bishaka kuvuga uretse gato yanda gusengera. Iyo bavuze hari n'izindi bishaka kuvuga niba nga Alfonso ngaradiri. Iyo bavuze Erihiro nyuma y'ikiganiro iki Erihiro. Iyo bivuze Erihiro ni Riheburayo rivuga Imana y'intwari. Imana y'intwari. Iryo Rihiro rireke tuzariheraho ubutaha. Ngo ni Bangladesh da. Gusa reka dukomeze ikiganiro. Amazina ari hano yo nakasa. Nawe urabizi do. Urabizi ko iryo yakasa muto. Reka dukomeze ikiganiro. Oya Njyewe se iki ngiki witwa Sebishimba. Komera ushaka tugusimbukure. Uri sentama. Nyuma gashuhe oya gashuhe. Kukeneye ko tugusimbukurikira. Oya kambabwiye izina ryanjye se. Izina ryanjye baca umugani ngo so nta gukunda akwita neza. Subize se yangise Shema. Irindi Shema Eric cyangwa se The Mask. Warike icyanzu cyo Shema akunda igikoma ndakeza. Oya igikoma Twese ntabwo nasiba muri baherekenze bose iconze icyambere abatarabitekinisiye mu buryo bumwe abanyamuziki ariko bagira ibyaha mana barasana ibyo byaha urashaka kujya mbivuge ntacyo mvuze ahubwo system bayo twicarane hamwe na Eric cyo muzi bakunda bakora cyo mvuze bahere cyo maze bakunda bakora. Reka nkubwire system jewe umenye neza ko Pastor Gilbert ngukuye mu maboko y'umuntu mubi cyane. Eric yewe abaga nta kintu aho ntahungiye ubwahe ntahungiye amasaka mu bwahe. Oya njye nabwiye ko ndi pasiteri. Pastor Jiba. Pastor Jiba. Kimwe mu magambo
ndavugira muri kino kiganiro ni n'ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Bajya ngo pasiteri Gilbert. cyane nko kubona padiri Urabyemezwa umuyisilamu witwa ngo Nsanzimana uri muri nje araza kukwemeza kubera ko hari indirimbo ya Silowamu yo kumukenge yaremye ngo kiri umwana mutoya natekerezaga nk'umwana urumva no ariko maze kubyo mfite ikibazo hagati aho ubwo ko ibintu bimeze hagati mfite ikibazo ngiye yego nawe kubera ko usa nkaho ukiri umwana ucatekereza nk'abana mu bigaragara uri umwana siko bimeze se aya warafata abantu bashaje nk'aba umwana agira isura nk'iyi mani dore umuti dore umuti ni umwana yuko yitwaye none se tuvuge ko yariye nabi yuko yitwaye iki nawe yari umwana iwanyu murya nabi bingana iki ariko bro nako iwanyu ne n'ikigaragara cyo wabuze imboga oya wari imboga nyinshi natwibwire tuva aha ngaha twakomeje pasiteri nde sister sister twibwire nanjye nitwishimye divine ayiwe ishimwe divine Solange ni soso divine ni didi didi bibwire ishi divi ayiwe yes muratubwira gatoya sibyo nkangaye ntabwo mbara wese ese uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi ngiye nabazanye twese turi hano sibyo ahantu turi ni hehe mbwira abantu badukurikiye ubundi ahantu turi ubashe gusobanura buri mwana agenda ahasobanura mu gice cyiwe tuhera ku ruhande rwa ruguru dusobanurira se ahantu turi ni hehe bahita ngo iki ahantu turi bahita Byangabo Byangabo mu kahe karere Musanze twagiye ni mu Byangabo mu kahe karere Musanze muwe mudugudu wagiye mutumirwa wacu nawe tubwire nk'uko bisanzwe ndabona ahantu turi ni mu kirere cya Musanze ahantu hakonja cyane ariko imbere iranyishe fresh mu kagari utugari batwita utugari ntabwo nari ntuyanga ntabwo utugari batwise utugari ejo bundi ahangaha si Burengerazuba burya si Burengerazuba akagari mani kagari ikibazo cy'utugari ntabwo twe tubaho none muri Byangabo ntabwo uzi ko hari uburyo bavuga ngo Kigali ubwo ni Byangabo sigose umusaza sibyo shema nakweri umunyonzi Eric bimeze bite ni sawa ntari siko mbona kujisho cyangwa hari ibindi bintu byabaye ntabwo Eric ni abanyamabi oya nabyo abanyamabi urumva yaje azihekeye dore n'undi Eric arampamagaye dore n'undi Eric arampamagaye Eric araguhamagaye nareke twikoreye ikiganiro hamwe divi ndagusengera ajya ngo byari iki iyo ni gapfura turi hano turi mu Byangabo turi mu karere ka Musanze mu kagari ka Sahara kandi mwese mubona yuko agasura kanyu butayu agasura kanyu mwese mwaserejanyije ariko njye sinzi ibintu ndi kubona musa nkaho harimo akantu uri gutumonamwo impano se ndi kubonamwo akantu k'agasura ku buryo nsa na Eric ariko Eric wallahi okay urabona harimo kuza gusa hagati yacu harimo akantu ko gusa ubusanzwe rero impamvu dusa turi abana ba Adamu pastor yes mbivuze mbere ariko ntacyo ijambo ry'Imana bivuze nyuma Adamu habaye Adamu na Eva Adamu yari umugore cyangwa yari umugabo Adamu yari umugore cyangwa yari umugabo yari umugabo nawe ariko yari iki narabibwiwe simbizi Adamu yari umugore birashoboka hanyuma ngiye mureke iki kintu kivugiyeho mu buryo burambuye ko bimeze birava ngo mbere na mbere Imana yaremye hariho ijambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana sibyo icyo giye reka buretse gato yakuririmba araza gufashwa
ku gitero cya nako kuri ku murongo wa 3 mu gice cya mbere havuga ngo isi yari iriho itagira ishusho umwuka wagendagendaga hejuru y'amazi ariko ngo Imana ije ikirema isi irazihereza ishusho kubera ko icyo gihe isi yari itagira ishusho bivuze ngo hari ibindi bintu byariho mbere na mbere namwe hari ibintu bitagira ishusho mu buzima bwanyu ibyaha nabyo nerike ntabwo bigira ishusho umwuka wera w'Imana kugendagende hejuru ibintu biri mu buzima bwa bitagira ishusho bihabwa ishusho none se pasi bivuze ko Adamu yari iki Adamu rero ndacyakomeje nicyo gisobanura dushaka yego yuko nabimanje ngira ngo Adamu abayivanjiri pe kubisasira yego kumusasira Adamu rero Imana ivuga ko yaremye umugabo imwita Adamu nagikoze yego sibyo nahoze ndi umuhanga irangije iramusinziriza imukuramo use ntiyahise apfa ko tuzi ko gusinzira ari ubu yarajyana ntabwo ari ugupfa kandi ikindi nta n'umukiranutsi upfa ahubwo arasinzira ubwo bivuze ko yari yapfuye yari yasinziye yari yasinziye Imana imukuramo urubavu irangije Adamu na Eva Imana ikimara kubavuma babwiye ngo urumva irangije imaze kumukuramo urubavu imaze nyumva neza hajya ngo tujye muri nuza muri Bible babyita vasasi vasize imirongo ibazita nizo vasi oya bakubora umana nyine komeza uko ibintu bimeze nakomeza ibyo ndi kukubwira ntabwo ari inkuru impimbano biri muri Bibiliya kandi Bibiliya pasiteri rero icyo nkwemereye cyo turacyari bato biduhemo umukoro turabikoraho research icyo nshatse kubabwira sorry pastor ambarishira umugabo kubera ko Adamu niwe yakuyemo natwe twari tubizi urumva oya sister yavuze ngo Adamu yari umugore Adamu umugore yagiraga ngo aryoshye oya ntabwo rukora kugira ngo aryoshye ikiganiro wabonye urumva kubera ko tuzi amabi Eva yakoze yanze kwita Eva tuzi amabi kugira ngo adahinduka Shadibu w'umunyarwanda ahubwo nabyumvise ese ndabura umunyamahanga kumana we noneho adahinduka Shadibu hari akantu mperutse kubona divini hajya ni ishi divini yapostinze kuri WhatsApp ye na IG kuri stati noneho aravuga ngo Mana yanjye ngo Bibiliya yo muri telefone ngo iri kunsaba gukora ngo update ngo mbese ngo Eva yongeye kurya urundi rubuto urumva ngo Mana yanjye ngo bigenze bite ngo se abera arazutse urumva ngo cyangwa ngo abakongomani ngo bariye yanzo ndavuga ati divine wigeze urisha umuceri voka ndisha umuceri voka nkiri muri high school nareko icyo bita kumanuza umutobe amata ntabyo nakoze twakomeje pastor ngibyo ntabyo Eric yanditse ko Eric araguhamagaye Eric kangukupe nari ndebera Eric kweli ako ba Eric yakunze ko hari n'amabandi ba Eric yakunze ko hari n'amabandi barikeri ahari umugabo rero nifuza kuzabona uzadutumira umutumirwa bitareke uzadutumira umutumirwa bitareke ariko rero nahoze numva Umusamariya TV show ubundi Umusamariya TV show ahubwo uratuza okay ariko ngiye nyiteke Afonso ya ewa namuracima Imana n'abantu bakeya yego ntabwo mwasubiza icyo nabajije siko ndi kubona agafunzo ndi kubona harimo akaye ntagira umuntu uvamo muri mwe avuga ikintu turi hamwe sibyo tumwe turi hano kuba twese turi hamwe mbo buri wese umutumirwa buri wese aramutumira njye mukuru dusaba ko dukora ikiganiro kandi nawe mukuru njya bura gukura si mu mutwe uko ubibona natanze kubona izuba ariko ntatanze no gusoma ibitabo avuye kwahira ndakeneye ko mumbwira murambwira ese ntabwo mwese ntabwo kuvuga aho mwambwira
mwese ndakeka ko nta n'umwe nakuye ahantu n'undi mwese ntabwo muri abahanitse cyane oya nanjye sindi hano tubwira aho mwaturutse tubwira n'icyabazanye reka twagiye aho ngo tuba mwaturutse Pasiteri Gilbert ndi iwacu Pasiteri Jiba wala ndi iwacu kavukire yawe nangahe kavukire yanjye ni hano iwacu mu Byangabo uturutse hehe naje nturutse hano mu Byangabo uzahe uzahe nza hano mvarahe fo mu rugo ngera hano ikaba utagera hino ndi no kure cyane kuko natera mu gipangi ibuye Gilbert ndashaka kugira ikintu mubaza nahoze numva bavuga mu Byangabo iryo jambo rikomoka kuri uko nagiye mbyumva ni ibintu just nta fact ziriho ni ibintu nasanze nanjye ariko biteye naje n'impamvu tese kuki gute ahantu hanjye navukiye gakora hitwa mu Byangabo kuki atitwa mu bya Gilbert noneho baza umuvi umwe Pasiteri mana yaje ndamubaza ngo Pasiteri w'iki gihe ndamubaza ngo ese kubera iki hano iwacu hitwa mu Byangabo noneho umuvi arambwira ati mungu wanjye impamvu hano hitwa mu Byangabo ngo kera hariho umugabo bita Ngabo ariko Ngabo yagiraga ibiti byari ibiti birebire cyane ngo noneho ngo abantu babaga bavuye wenda nko ku Gisenyi cyangwa mu Bugoyi bamanuka bageze za Ruhengeri banakomeza za Kigali mu buryo bwiza bwo kurindana hari igihe bamubwiraga ngo ngiye kugendera uransanga ku biti bya Ngabo sibyo uransanga ku biti bya Ngabo ku biti bya Ngabo ku biti bya Ngabo noneho iyi batangira kujya babikata kuva ngo ni ku biti bya Ngabo bakabikata bakavuga ngo ni uransanga he ku bya Ngabo ku Byangabo noneho igihe kiragera bya biti biza kubera ko ibyo biti byabagaho igihe cyarageze ibyo biti byitwaga ngo iki ibyo biti icyo byari ibiti birebire by'umugabo witwa Ngabo ariko ibyo kuvuga ngo ibiti byitwaga ngo iki ntabwo mbizi kuko nakubwiye ngo Justin I don't have a fact sibyo ni history nabwiwe ya Byangabo inkomoko ya it is understandable pastor thank you so much birumvikana twagiye I'm very successful ubwira amakuru y'wanyu n'ubwo byagenze kugira ngo uzane nyine waturutse he nanjye murakoze nanjye naturutse mu Mutara barya rwana cyangwa mu Mutara bwana cyangwa kuva rya bwitwa mu Mutara mu Gatsibo muri Gatsibo twagiye wa gatatu nawe tubwire nakomeje kubahata ibibazo byinshi nk'aho ndi umunyamakuru nirengaje ko n'umwe muri bagenzi banyu mu by'ukuri njye naje muri aka karere mu buryo bwo kumenya ngo inkomoko Byangabo n'umurenge kumenya ngo Byangabo wambaza nkagusobanurira nashakaga kumenya cyangwa se nakoze urugendo nshaka kumenya ngo Byangabo ryaturutse kuki mu rugo rero Byangabo ko yabaye ikibazo kuri wowe ushobora kuba Ngabo baravukanaga Ngabo yari umuvandimwe wawe yaragiye twagiye mu turwa rwa gatatu nakubwire mugo se yanjye mugo ni bare yambaye iyo Gicumbi mu mata mbaraga Gicumbi mu mata kudasana umwana w'imyaka 5 abazi kugura igisururu umusururu umwana w'imyaka 5 abazi umusururu umwana w'imyaka 5 abazi umusemburo w'ubushyira noneho ikindi abatanywa ubushyira ngo uvuze ndakubahita najya cyakiboro gikora inzoga umwana w'umunyarwanda ukimwe ibyo bintu koko nta bana babinywa kubera uburere batangiye guhabwa ariko hari waha kugeza nko muri 2015 oya nawe arasa n'abahazi bivuze nako ibivuzo bya reka nkubwire reka nkubaze wowe ubukwe bw'abantu 700 ubushyira wabubengera kuva mu saa 11 za mu gitondo kugeza saa 5 bwahiye neza nk'ubishashira mu mazi cyumweru bwinitse siko bimeze nikume abanyagicumbi hakanira ngo amata ubu iyo sura niyo umuntu wanyweye amata gusamwa amata ni ibiki hajya amata nagiye nyabona nako njya nyanywa biterwa n'ibyo bita amata dukomeze kamera biterwa n'igicumbi wakomotse waturutse Igicumbi ubu abajene bari Rutare neza gutya
barimo rwose abo ngabo bose bari basabyumva yaturutse Gicumbi wacu bamuyize gutya bamuyize ariko rasuhuza abantu bawe nanjye ndasuhuza abakapo nasize mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mwurire hariya ku Kijumba ku Kijumba hariya mu murenge wa Mwurire hari igiye kujya ku cyanya cy'inganda aho hariya ku Kijumba mu nganda hariya ku bitanu bita kwa Karanga urahazi ukatukata aho kwa Karangara ugahita umanuka wamara kumanuka ariko Musamariya no mwese ikoro ngo iki resitora byataye kwa Karabridiyani kwa Karabadiyani munsi yo kwa Karangara kwa Karangara kwa Karangara ugahita ushika kwa Petero ajya munsi y'urugo harya hepfo kwa Ntuze bafite umwana bita Irakoze ugahita ugera ahantu bita mu by'Imana hari imihanda hari umuhanda uhita ukomeza Rwamagana mu mujyi undi ukazamuka Gishari urahazi wahamenye ute namenye ute ubutaha ndagutumye uzaze nkugurire ikijumba urabizi sinabivuze byana murabagaragaje ikijumba uzaze nigire imigati mu bijumba akareti ngewe ajya Gicumbi aba umureti abo umusuru kuba mufite inkoko ntayo none se icyo mazi kari akaboro ka Yago nabonye Yago aravuga ngo none muze mbere kumbigishe guteka umureti mbona amenya amagi azana na kunyuno z'utunguru n'amazi atogota oya arateka noneho asoje mbaza ngo byagenze bite umuntu yagiye kwara umureti akozemo kabiri mbona azunguje umutwe ngo ya si ibintu babireza abantu bakabirya kandi yatangiye ngo ari kwigisha abantu guteka umureti uzo wari umureti none nibi rero ari kumbwira ngo nzagenda ntekera umureti w'Igicumbi narenze uburyoshye burimo neza mubibona rero uyu munsi ikiganiro cyagize umwanya muremure cyatwaye umwanya mwinshi cyane nk'ibintu bitarenze ingahe ariko nyine bisa nk'aho amasaha yadufashe ikintu ugiye kubabwiza nyakuri ni uko ndabashimira kandi mwakoze kugera hano ariko tubwira n'abatumirwa bacu tubabwira ati ahangaha turi ni mu Byangabo twese aba bose ureba ahangaha aba ni abavandimwe banjye twatashye ubukwe bwa Grand Frere ntabwo najya mu gikwe mwaje ko nta kote nambaye pasiteri ese aya mavuta twatashye waraswizwe ko twatashye umunsi w'ejo byari bimeze neza byari uburyohe fresh dusuhuzanaga amavuta afite nakwiye ati warakoze cyane ewana ni enjoying honeymoon tu kuri akaye imbeho turabashimiye cyane nabataye musha dushimira n'umuvandimwe wacu Alex ni amahoro umugabo w'ijambo Alex yanze kuza dore nguri Alex ngo ni umugabo w'ingabo mwita Alex ni umuvandimwe wacu nawe reka tuvuga ati reka tubashimire Alex turabashimiye cyane kandi Imana ikomeze bahereze umugisha mwe mwabashije kugera hano dore Alex dore nguri yaragiye ujya kurya imineke ujya kuri express reka duvuge buri umwe wese agira abantu ashimira kugira ngo dusoze umwe agira icyo avuga kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu njye ndashimira umuntu mukuru wacu warongoye tukazataha ubukwe kuko sinabigura n'umukobwa mwiza wita Divine nk'uyu umugabo w'uko ari mushiki wawe ntabwo muri Yesu ni ikiryango ariko mfite mushiki wanjye mwiza Eric nzagukura iryinyo none iki gitangaje n'ubu ni muntu ni munda twagiye Divine nawe ishimwe tubwire uratubwira nyine kuri gahunda yabaye ejo y'ubukwe byagenze gute nanjye ndabashimira ushimire n'abantu baje mu bukwe bwo kuwa gatandatu kuri amatariki 22 ziriya tariki sinzazibagirwa tariki twahuriyeho twahuriyeho n'umusore uri hanze Samu aya ibyo tuba tubiretse very shy ndashimira nyine abatwitabiriye bakaza mu bukwe bwa musaza wacu Imana ibahe umugisha
ewana nshimira abambanjirije muri make mbere na mbere utari kureba hano mani kureba ruguru cyane kamera rimwe na rimwe njya nzitinya nshimira abambanjirije mbere na mbere ndashimira Imana yabidushoboje twese gukorera hamwe ikadukoranya ikadukura mu mpande zitandukanye z'igihugu twaje mu binyabiziga turinda impanuka ndetse n'abo twasanze ari amahoro nkongera nkashimira mukuru wacu Mugabo se mwifuriza ndetse n'urugo ruhire tu ko mwibagiye gushimira Demaye Musamari dushimira n'umugeni Shimire Demaye umukobwa rwose wemeye gushimira ngo nanuza Ivete ajya nuzamukunda cyane iradukunda Ivete wakunze Steve Mugabo tutarasoza rero yego uretse gatoya ntabwo uravuga no mu gusoza tuze kwibuka dusoza twiragiza Imana kugira ngo nambe nanone tuzongere duhuzwe n'ikindi kintu cyiza ntabwo ejo ndajya no ku ishuri ndebutse ejo ndajya kuri sebeka nawe ntiyabashije ngiye kukunyomoza oya umva se aya witangaruze bivuge bagiye komeze ashemaga tubwire nawe nanjye nyine ndashimira mama wambyaye especially Imana yandemye ngoje gushimira na papa hayi gusa ari kurya mama we yamuhaye itike niwo bantu wa mbere nyine yaguhaye itike nagashaka kwishurwa gutaha ejo rasubira ku kawunga ejo nasubira umaze iminsi urya ifiriti ugaceza ndashimira nyine ndashimira abantu ejo bakoze muri serivisi tu Mugabo nawe umushimira kabisa yagize neza Imana yahaye undi muntu ushimira ari umuntu ejo gukora kuri serivisi z'ibiryo ugaguhaye isaha arasa nande ndamushimira ndamushimira aya abo twasago nagahari Imana nakutagize ntabwo turasoza mureke mbasengere urumva ariko nta wundi muntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubutaha tuzakora ikiganiro cy'ijambo ry'Imana hanyuma tuyoboke bugufi dusenge dusoza turagushimiye Uwiteka ni ukuri tugushimiye ko uturinda yego data ukaturinda tutaragukiranuka nyagora ku ngoma guhura kwacu ntabwo byari impanuka kuri wowe oya wari umuteguro wawe kuko nta kiba kigutunguye irengagiza uko tubonye kose tweze utubarire ibicumuro byacu ugumye uturindire imiryango nitwongera guhura turi bazima tutarishwe n'ibyaha tuzashima izina ryawe Musamari ugumye ubane nawe umuhe umugisha kuko aba yadutumiye ngo tubane nawe nanone dusengera abantu bamukurikira ubahereza umugisha wawe igihugu cyacu cy'u Rwanda ugisakazeho umutekano uburinzi ndetse n'urukundo byawe uturindire ibyacu n'abacu ngahe neza n'imbabazi no gufashwa nawe gumye bane natwe kandi Eric umuhe kwihana by'ukuri Alfonso kweditinga amazina umugereho nyagora ku ngoma utwege kukwimana igira neza gabana natwe turengere tugusabye twizeye kuri mu izina rya Yesu Kristo uri Imana yumva